hano zari zihiye urabona ko zisa neza. So uyu munsi tugiye kwiga uburyo wakora rero izi cookies. Hello, good morning, good afternoon. Ku bantu wese muri hano ni buri mushyashya rero nitwa Simply Anne. So uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora izi cookies zoroshye gutya zisa neza gutya wibereye mu rugo bwawe wenyine. Ndakwereka step by step, stay with me. So mu gutangira rero turakenera umunyu, turi bukoreshe ifarini, hanyuma turi bukoreshe iyi vanilla essence, turi bukoreshe icing sugar cyangwa powdered sugar, isukari ariko y'ifu, hanyuma turi bukoreshe na prestige cyangwa margarine iyo ari yo yose. So turi butangire rero dushyira margarine yacu mu kantu turi buze guponderamo. Nari bukoreshe ako kabase gatoya, ndashyiramo margarine nyinshi ihagije, amagarama 250 niyo ngiye gukoresha. Hanyuma numara gushyiramo margarine yawe tugiye kubikubita mpaka ihindutse nyine uri kubona ko gutira ari umuhondo cyane. Tugiye kubikubita kugeza ubwo isa kuza kubisa umweru. Iyo umaze gushyiramo margarine rero igikurikiyeho turi bushyiremo iyi icing sugar, nayo turi buze gukoresha amagarama 250 kuko ntabwo dushaka kubiribuze. Icing sugar irakora ugereranyije n'ira sukari isanzwe kuko yobo ari sukari y'ifu, niyo mpamvu ariyo turi bukoresha. Turi buze kwita dushyiramo n'akunyu gake hanyuma tubivange neza. Ni ugushyiramo aka vanilla essence kugira biscuit yawe cyangwa cookies zawe zize kuba ziza zihumura neza. So rero behind the camera nashyizemo n'amavuta y'ubuto adakoresheje, adafitemo indi mpumuro. So aho ngaho muri kubona ko byari bimaze kunoga, byari bisa neza. Ndi bugende nshyiramo rero amagi, ndagenda nshyiramo amagi rimwe gutyo, hanyuma nabyo mbivange neza kugeza ubwo bije kuza guhwana. Urabivanga ku buryo nyine amagi ni margarine bihwana bigakora phase imwe. Hano murabona ko byari bimaze kwivanga neza. Nakurikijeho kwita nshyiramo ifarine ndetse na baking powder. Uko nguko ugenda ubivanga nyine gake gake, ukagenda ushyiramo ifarine nkeya hama ukavanga kugeza ubwo nyine biza kuza guhura. Nahise nibuka ko ntari nashyizemo baking powder, nahise nyishyiramo, ariko byaba byiza ugiye ivanga n'ifarini ukajya wabona kujya wayishyiramo. Njye nuko nari nayibagiwe, ariko nayubakiye ntaryari ryarenze, so nahise nyishyiramo. So hano hari hagezeho gukoresha rero intoki, ndagenda nyiponda igipondo kugeza ubwo kiza kuza kunuka. So nakomeje rero guponda, ndaponda neza kugeza ubwo igipondo nyine kize kuza cyose guhwana, nyine ukabona ko igipondo cyawe kimeze neza. Cyari gikurikiyeho rero nafashe isahani yanjye nkoresha muri ifuru cyangwa baking tray yanjye, sigaho margarine cyangwa butter n'ubundi, ndangije kuyisigaho aba ari ukugira ngo isahani yawe yo mu ifuru itaza kuza kwangirika. That's why, cyangwa ugasanga ibintu bitetse bise bishirira birabanenze. So nahise nshyiraho niyo cooking and baking paper. Uru rupapuro rurafasha rutuma ibintu byawe bidashirira cyangwa bigafata hasi. Narwo nahise rero ndushyiraho
ndangije nahise ncana ifuru yanjye rero nayisize kuri degere 180, hanyuma ushyiramo umuriro hasi no hejuru hose hakaba hakora, hanyuma ukaba uyiregeye gato ikabishyuha. Icyakurikiyeho rero nakurikiyeho kuzishepinga, nagiye nukora gutya akazeru, namara gukora akazeru ugafata ukagenda usunika gutyo n'ibiganza byawe cyangwa n'igikumwe cyawe, hanyuma ugafata akuma gutyo ukagenda ukata, ariko ntugeze hasi cyane, ubikata hejuru for design. Okay, nuko nguko. Ufite n'utundi dushepu dutandukanye dukoresha, nari mfite tw'umutima ariko numvaga ari iyi ngiyi nshaka gukoresha ko umuntu wese yayibona. Nuko rero byarangiye bimeze nuko nguko biscuit zanjye zari zimeze mbere yuko ziba baked, nuko nguko. Hanyuma nahise nzifata nzishyira mu ifuru kuri degere 180, turazibekinga iminota 15. Wangiza ukahita uregera n'iminota yawe ukayishyira ku minota 15 rwose ziba zihiye. Ubushyuhe buba burimo hasi no hejuru. Mu gihe ntegereje rero ya minota 15 n'ubundi ndakomeza mbe nkora utundi ndibuze kwita nshyiramo. Iminota 15 rero yari irangiye, rero nagomba gukuramo za biscuit zanjye cyangwa ya cookies yanjye nkareba ko yahiye. Murabona ko yari yahiye, yasaga neza kandi yahiye pe. Muri kubona ko ku mpande yagiye ahinduka. Rero n'ubundi icyo tugiye gukora, tugiye gusubiramo process ya mbere, n'ubundi no kuzishyiramo kunyura gategereza iminota 15 gutyo gutyo. Zimwe twakuyemo mbere rero murabona ko zari zimaze guhora, so cyari cyo gihe cyo kuzikura kuri iyi baking tray, hanyuma nkazishyira mu yindi container. Nuko nguko zahiye zisa, murabona ko zisa neza, zirahiye zose ari zo hagati ndetse n'izo ku ruhande, murabona ko zihiye neza. Mu kiro n'igice rero cy'ifarini, izo nizo biscuit zose nakuyemo, zari zoroshye kandi izi biscuit ziba ziryoshye. So niba ugeze hano video rero ndagusabye usige ukoze subscribe, hanyuma uzibana nanjye muri video z'ubutaha. Tugenda twiga ibintu bitandukanye, kandi nawe umbwire muri comment uko wabonye izi biscuit, kandi umbwire n'icyo wifuza ko twakora ubutaha. Thank you for watching.